Meze neza kibasumba yuko ndabiza ko ndi kumwe n'ikibasumba ntabwo nabwo wambwiye ngo nzamusubize ikibasumba ukuntu aba adafite akazi akora ariko akagira na make-up make-up si uyamuza make-up ubu ngubu ajya afata make-up agende ariko rero nubwo afite imyizerere mibi ntibikubuze kumusukira amazi yo kunywa nimba afite imyizerere mibi ntibikubuze kumusura kwa muganga yarwaye nimba afite imyizerere mibi ntibikubuze kumugirira neza wimuhoza ku nkeke wimukore wimubwira amagambo menshi yo kumubangamira no kumugira gute kuko nibwo bumwongerera ibibazo buri wese aba agomba kugumana imyizerere ye intambwe watera ni ikintu gikomeye ariko imyizerere burya mu mboni ijyana na kode nazo zikomeye za kode zifungurwa n'umuntu uzi ku giti cye ngo ntabwo nafata mituweli ngo ngende uzantera urukingo ahubwo icyo kintu cyo ushaka ibya Kayisari mu bihe Kayisari n'iby'Imana mu bihe Imana bishatse kuvuga ngo abafite imyizerere idafite aho ipinga cyangwa irwanya ibikorwa bya leta iriya myizerere ntiyanditse muri Bibiliya kuko Yesu ari we kiyongozi wacu yavuze ku bya Kayisari tugomba kubimuha kandi riraza jambo rirankomeza nta kintu leta yashyiraho kereka ikintu kinkura ku Mana kandi ntabyo ndabona ariko ibintu byose bantegeka byubaka igihugu byose ngomba kubikora kandi nkagendera muri uwo muntu utandiye ngo uvuze ngo bya bintu tuvuga by'abayisilamu assalamu alaykum ngo uzasubire n'ubundi ngo cyanze kukuvamo nyine ukumva harimo ibintu kuva bigize abambasaderi ba Yesu nikora Yesu nta mwambasaderi ngo abantu bakora Imana n'abambasaderi ariko Yesu burya nta manager afite hano umuntu w'umusitari nyine uri aho ngaho n'amadirede n'ibiki byose sibyo arangije arambwira ngo usubu Charlene ngo kuri umwana wa pasiteri mama Charlene mbizi namenya ko tuvugana ubu ntazakumerera nabi nabwo ati nuko utabizi buriya n'indirimbo yawe afana ariko nari mubwira araseka yicara hasi sibyo arambwira ati ntabwo nari mbizi yuko mama buryo byari mama pasiteri kuri buryo ari umuntu usenga kuriya ashobora kumpa n'ikazi wanyu ashobora no kumvugisha ashobora kumva ko ndi umuntu muzima ntabwo igirinda abanyamasengesho ngo abasinzi ibamarire Imana yije gutanga ubutabazi ibuha abamanyura amazi ikababuha n'abaraye mu butayu Imana yije gutanga imbabazi yije kurengera yije gusubiza isubiza abasenga igasubiza n'abadasenga aho kugira ngo nicarane kuri kamera n'abapasiteri babivanga binyatse ngewe nakicarana n'umuntu ruharwa abantu bose bazi yuko ari mubi struggling ibyaha biri utuntu twose ku murongo sargisara hirya kuko ari enjoyinga umunsi wo gufasha akaba ari ihari muraho neza bameze neza abakurikiye mama Charlene official turagarutse uyu munsi mu kiganiro kandi cyiza kiri mu baryohere ndi kumwe n'ikibasumba Mr. meze neza kibasumba yuko ndabiza ko ndi kumwe n'ikibasumba ntabwo nabwo wambwiye ngo nzamusubize ikibasumba turamushohoje ako share ryose zine wari kuyihe nubwo atari njye uyoboye ikiganiro nikuye mu mutwe wanjye ndetse nari kuyinyuza yego meze bon turashima Imana rero ko turi bazima turi mwuka bazima n'abatameze neza bihangana akajwi gatoye ajya ngo yewe ndiyo ntarakaye sinyambasha gusakuza ariko ndakaye sakuza ntarakaye muzi mbanze murakaze kugira ngo ngere byashoboka wariye ndi turaka cyane nari ngize ko byananiye twakwakiriye rero yego murakoze cyane arumeze neza meze bon ese kamubaze mbona bagucanyeho umuriro stress ari nyinshi barangiye sinjya ndeba ibintu biganiro bya YouTube
sinyabireba pe njye sinjya ndeba YouTube n'ibintu byinshi mba ntazi n'icyanjye iyo cyagiyeho sinjya mpfa kukireba sinjya nireba nyuma yaho sinjya nireba sindabyanga sinzi impamvu ariko njye nta n'ikiganiro cyanjye cyancika naho naba nagikoreye no ku isi wowe gutubasha kumaintininga gutubasha kwivura stress abantu baguteye wenda zikavanga stress zawe ubasha kubihandoringa gute ukomeze umeze neza uri muri mood nziza uri koruteho reka rero nkubwire burya ibintu byose ni umuntu ubyihamagarira ndaganira winyibutsa sani nawe ubwo nyine ibyo wakoreye hano mu isi wa mugani abaye ari byo wasanga mu ijuru sibyo hano nigeze kubaza ngo mbese ibintu ukorera mu isi sani ibyo yavuze ni uko n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye n'ubwonko bwanjye ushobora gutinda ku bantu bantesha agaciro ahubwo naho yaba ari umuntu umwe uri kumpa kuraje cyangwa uri kuntega amatwi no kunyumva uwo nguwo niwe ngendana nawe kujya kureba ibinci intege se narebye ibimpa imbaraga mbese nta mwanya mba afitiye abantu banca intege abantuka nta mwanya njya mbagirira nta n'iminota umwanya wanjye nkuha abantu bambwira ngo kuraje bamashareri naho yaba ari umuntu umwe ashobora kuba umuvuzi w'umutima wanjye ariko nta nubwo ari ngombwa ngo abantu bose ubundi se umuntu urajya kugutera ubundi kire ku muntu wagufungiye ibiryo yes ufungiye umuriro n'amazi nta na internet kero kuwagufungira umuriro n'amazi nta na internet niwe yabaguhamije rwose abaguhamije nta umuntu agutuka akagira ngo wababaye akumva ibiryo uri bubireke yego kandi icyo ngiye nicyo cyane ntabwo ari byo rwose pe hari ibintu umuntu aba adafitiye umwanya ubundi umuntu ujya kugirira umwanya ibintu nka bariya n'abantu nka bariya n'utagira ibyo akora ubu rero njyewe umwanya wanjye kubera ko ari mukeya ngomba kuwuha ibintu binteza imbere n'abantu banteza imbere none ubwo twebwe dufite umwanya munini abafite gukora tubigenze bite kugira ngo stress zitatwafectinga batugeraho ingaruka oya burya rero biranababaje nta muntu ugomba kubura icyo akora saba umuntu ubura icyo akora abantu se baba stress kimwe niba umwe ahora aryamye nta n'akazi ntafite ahantu ari bujye ntari busohoke muri wikendi ariko hari ukuntu aba adafite akazi akora ariko akagera na makeup si ubu yamubuza makeup ubu ngubu ajya afata makeup agende ntabwo makeup yakugira bize ku buryo hari ibintu byinshi byakugira bize mu buzima naho waba udafite akazi naho waba udakaye ariko ntabwo urimo muri abo nabo urimo kwijijisha tuguhaye rero ikaze uyu munsi hari ikintu nifuzaga ko twaganiraho muri sosiyete turi abantu batandukanye dufite imico itandukanye twarerewe ahantu hatandukanye umusore n'umukobwa barahura bahuriye mu miryango itandukanye urumva ni abantu bamwe bagiye mu kintu kimwe ariko ni abantu babiri batandukanye niyo gufata abantu babiri batandukanye ukabashyira mu kibiriti sibyo kandi abantu batandukanye so nifuza ko tuganiraho uyu munsi gute ba bantu bafite imico itandukanye especially mu muryango sibyo mu mico imyizerere itandukanye uragenda udusobanurira gute ngiye ufite imyizerere yanjye runaka afite iye na runaka afite iye turi muri sosiyete duhuriye mu kazi kamwe turi muri famiye turi mu muryango umwe nyine imbere abana gutya mu rugo gute abantu bafite ya myizerere itandukanye bazabasha kubana ntawe uhutaje undi kuko ni ikintu gikomeye cyane hari umuntu wenda akavuga hari umuntu ukunda umwanda undi akunda isuku sibyo hari umuntu ukunda kwandarika ibintu undi akunda kubyandura ukabona ni abantu bahabanye cyane gute abo bantu rero babasha kubana bakabana nk'ukwezi umwaka imyaka igashira icyo kibazo mbajije ni cyiza reka wenda mpere icyo uvuze ngo ni gute imyizerere abantu bashobora kuba bafite imyizerere itandukanye kandi bagahura n'abandi bantu batandukanye nabo bafite imyizerere itandukanye hanyuma uranavuze ngo bakabasha kubana neza batabanye mu makimbirane umwe akangisha undi imyizerere ye ikintu cya mbere cyatuma babana neza ni ukutumva ko imyizerere yawe ariyo myiza yego kutubaka ku myizerere yawe ngo wumve ko wayihatira abandi imyizerere yawe yigumane mu mutima wawe nimba ari na myiza ukabona hari icyo yamara muri sosiyete mubo muri kumwe uyibagezeho mu buryo
bwo kutabivuga no kubabangamira, ahubwo ukora ibikorwa byiza bishobora kubakurura bikabereka koko ufite imyizerere myiza. nawe byo gutanga detaye, dore twebwe mu myizerere yacu tubigenza gutya na gutya bikanagenda gutya, ibyo ngibyo nta kintu biba byunguye. ariko iyo uzanye iyo myizerere yawe ikagaragara mu buryo buri pratique, bitari muri teoloji kubivuga, hanyuma ya myizerere yawe ikaba myiza igakurura abantu icyo gihe bemera n'imyizerere yawe utabibapanzemo. ikindi cya kabiri cyatuma abantu bahuza imyizerere yabo hanyuma bakabana mu buzima busanzwe batabangamiranye, nuko buri muntu wese agomba kubaha imyizerere ya mugenzi we. wenda aba afite imyizerere imwica, wenda agira imyizerere imwangiza, kuko icya mbere ntiwamujyana muri gereza ngo imuvemo kandi ari byo yizera. nk'ubu muri iki gihugu nagiye mbona abantu bafite kwizera bati ni imyizerere, nako si ukwizera, imyizerere. twe ntidukora umuganda ngaho da, twebwe ibintu by'amatora ntibitureba. ubwo abo bantu bavuga ibyo bintu by'imiganda ngo abo bantu sibyo, ibyo rero turabigira nabyo ni imyizerere. yego, ariko se buriya imyizerere yose ni ngombwa ngo umva umuntu ngo ntago azakora umuganda, ni imyizerere ye, ngo ntazivanga muri politike, azatanga mituweli, imyizerere cyangwa n'ubujiji. umva none se imyizerere y'umuntu kanza nkubwire, mu myizerere y'ibyo umuntu yizera, abantu bizera ibizabajyana ikuzimu, bakizera n'ibizabarimbuza, abandi bakizera ibibica n'ibibangiza, n'ibyo by'ubujiji nyine. ariko byose byitwa ko ari imyizerere, kuko babikora bose biyitirira iki? biyitirira Imana. ubwo rero nimba umuntu yujuje imyaka y'ubukure agahitamo ibintu, ntabwo uba ugomba kubimubuza mu buryo bwo kumukanga no kumutera ubwoba no kumwereka ko ibyo adakora atari byo. ikintu ukwiye gukora ni ukumubwira, ariko mu buryo bwo kugira ngo ibyo uvuge abyemere cyangwa abibone. ntabwo ari ukumutera ubwoba, si ukumufunga, si ukumukorera ibintu bibi muri make, ahubwo ni ukumwereka undi mutima, ukamwereka izindi mbabazi, ukanamuganiriza gahoro gahoro, ariko utamutesheje agaciro. kuko burya ikintu cyitwa imyizerere y'abantu ni ikintu kigira imbaraga mu muntu. hari abantu twagiye tubona, ukabona umuntu ngo afite imyizerere ngo wenda bafunga, kandi wareba iyo myizerere ye najya no muri gereza Imana ntibazajyana, kuko ari imyizerere y'ubucucu. ariko muri make nta muntu uba ugomba kubangamira undi mu myizerere ye, umuntu umubwira uti ibi bintu ntabwo ari byo. ariko rero nubwo afite imyizerere mibi ntibikubuze kumusukira amazi yo kunywa. nimba afite imyizerere mibi ntibikubuze kumusura kwa muganga yarwaye. nimba afite imyizerere mibi ntibikubuze kumugirira neza. wimuhoza ku nkeke, wimubwira amagambo menshi yo kumubangamira no kumugira gute, kuko nibwo bumwongerera ibibazo. buri wese aba agomba kugumana imyizerere ye. intambwe watera kugira ngo ukure umuntu mu myizerere mibi cyangwa ni ukumugira inama no kumwereka ibikorwa byiza, hanyuma akaba yahindukira cyangwa ntahindukire. imyizerere ni ikintu gikomeye, ariko imyizerere burya mu mboni ijyana na kode nazo zikomeye, za kode zifungurwa n'umuntu uzi ku giti cye. ngo ntabwo nafata mituweli ngo ngende uzantera urukingo, ahubwo icyo kintu cyo nshaka ko dutindaho, sibyo? ko nagiye mbyumva ahantu henshi, sibyo? ntabwo ibyo by'urukingo ngo mituweli, ngo umuganda, ngo kandi mwe mbona mwebwe nk'abakristu iyo mubikoze barabatuka bakenda kubica, ngo wivanze muri politike, wivanze mu by'isi, waratanye. uya njye ndashaka kumva n'abantu babikishyura nabo bacyumva, sibyo? abo bantu uri kumbwira ngo ni kuberera imbuto, ese uzaberera imbuto? ujya kugura mituweli nyinshi ubazanire imbuto. ndashaka kutubwire hari nyine hari imyizerere, sibyo? ariko dutandukanyiriza imyizerere ko y'imyizerere pe
imyizerere y'imyizerere hamwe n'ubujiji, kuko njye ntabwo numva ko iyo ngiyo ari imyizerere, ni ubujiji ahubwo abantu bakomeza bishyira muri comfort zone bakumva yuko nyine ni imyizerere yabo bakagendera muri uwo munyenga kandi ari ubujiji. None se mituweli narubara ngambwira ukuntu bizamugendekera. Ngiye kukubwira imyizerere y'ubujiji n'imyizerere nyamyizerere. Imyizerere y'ubujiji ni ibintu byose ufatiraho urugero rwo kubaho ariko utabikuye muri Bibiliya. Umuntu wese ugira imyizerere itanditse muri Bibiliya, iyo myizerere yose aho iva ikagera ni ubujiji. Ariko abantu bagira imyizerere akizera kugeza ubwo abikwereka naho byanditse he muri Bibiliya, iyo myizerere ni imyizerere y'ukuri. Yego nose ngiye kukubwira, ntubona aba bantu bavuga ngo ibya mituweli n'ibiki bakanga gukorera leta n'ibintu bya leta, ari abantu basomye Bibiliya bakanayisobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Bareba ijambo babajije Yesu bamwatse umusoro, atuma intumwa arazibwira ngo genda ku nyanja urahabona ifi, hanyuma uyisature uzanemo umusoro wa Kayisari. Aragenda arawutanga, kandi burya Yesu yari afite ubushobozi bwo kudafungwa, yari afite ubushobozi bwo kubakubita akabamara, yari afite ubushobozi bwo kubatsinda kuko muri we hari harimo imbaraga. Ariko bazi icyubahiro yazanye kandi ari umwami, hanyuma kubaha Kayisari, atanga urugero rwiza ku ntumwa n'abandi bose bazamukurikira. Umva ikindi, hari n'ikindi gihe bamuteza umutego bagira ngo barashaka kumushyirishamo ngo bamufunge. Arangije baramubwira ngo iby'imisoro mwigisha urabivugaho iki? Urumva bari bamutegeye. Arangije aravuga ngo ibya Kayisari mubihe Kayisari, n'iby'Imana mubihe Imana. Bishatse kuvuga ngo abafite imyizerere idafite ipinga cyangwa irwanya ibikorwa bya leta, iriya myizerere ntiyanditse muri Bibiliya, kuko Yesu ari we kiyongozi wacu. Yavuze ku bya Kayisari tugomba kubimuha, kandi riraza jambo rirankomeza. Nta kintu leta yashyiraho kereka ikintu kinkura ku Mana, kandi ntabyo ndabona. Bantegetse ikinkura ku Mana, icyatuma ntuka Imana cyangwa kigatuma izina ry'Imana ritukwa, ntabyo nabemerera. Ariko ibintu byose bantegeka byubaka igihugu, byose ngomba kubikora kandi nkagendera muri uwo murongo. Yego ubwo ngiye guseka no guseka cyane aho uvuga ngo ubwo rero abatishyura mituweli bafite inshingano kuko nta mituweli yanditse muri nayo biranditse ni ibya Kayisari. Iryo jambo ririmo ibintu byinshi, ariko ikibazo kinifite njyewe nagiye soma amakomenti yawe. Imyenda wari wambaye n'imyenda ndakeka wambaye n'akantu witandiye, sibyo? Ukabona abantu babigizeho ikibazo, watangiye kwivanga. Ese umukristo nkawe muzima utushobora kwambara imyenda y'Abayisilamu, utushobora kwivanga? Barabizera Muhammad, we wizera Yesu, none urumva ibya Muhammad n'ibya Yesu bizahura gute, sibyo? Cyangwa se nka kuriya kuntu wigisha ibintu bitari ijambo ry'Imana, sibyo? Kuko byo bavuga ngo inzira zose zigera i Roma, Imana nayo ifite inzira zigera i Roma zikugeraho nyinshi. Kuko inzira zose zigera i Roma, Imana nayo ifite inzira nyinshi yakoresha kugira ngo ibashe kukugeraho, sibyo? Inyuze mu bintu bitandukanye. Kandi abantu bose baza ku Mana burya ntabwo ari uko babigishije banyuze muri Bibiliya. Hari igihe bereka umuntu umutima mwiza akaba yizeye Imana, sibyo? None bano bantu nje sinzi, ntabwo mbasha kubyumva ku buryo umuntu adashobora no kujya kurahurira cyataza kurahura ku Muislamu, sibyo? Ku buryo umuntu adashobora kwicana n'umukatolike, sibyo? Ari umusilamu akumva ko umukristo mbukwanjye, ni umuyisilamu mbukwanjye, ndi umuadeperi mbukwanjye. Ngo witandiye, ngo uvuze ngo bya bintu tuvuga by'Abayisilamu, ngo uzasubire n'ubundi ngo cyanze kukuvamo, nyine ukumva harimo ibintu kuva bigize abambasaderi ba Yesu. Yesu nta mwambasaderi, ngo abantu bakora Imana ni abambasaderi, ariko Yesu burya nta manager afite hano mu isi. Nta muntu yashyizeho ngo ujye ndebera ibi ngibi ngo ugendebere. Yageze nyine abantu babinzira y'abandi bageza ku Mana, sibyo? Ako nigeze kuba muciro abo bantu
nyine ibintu abantu bagomba kubyitwara gutya. uriya ni umupagani, uriya udasenga, wicarana nawe gute? Hari umuntu twamenyanye ntabwo ndi bumuvuge, umuntu w'umusitari nyine uri aho ngaho n'amadirede n'ibiki byose, sibyo? Arangije arambwira ngo usubu Charlene, ngo kuri umwana wa pasiteri mama Charlene mbizi, namenya ko tuvugana ubu ntazakumerera nabi. Nubwo ati nuko utabizi buriya n'indirimbo yawe afana, ariko nari mubwira araseka yicara hasi, sibyo? Arambwira ati ntabwo nari mbizi yuko mama buryo yari mama pasiteri kuri buryo ari umuntu usenga kuriya ashobora kumpa n'ikazi wanyu, ashobora no kumvugisha, ashobora kumva ko ndi umuntu muzima, sibyo? Icyo nicyo kintu nshaka rwose dusobanukirwa, ko ubu ni ubujiji bwakabije. Okay, ibi bintu abantu bakeneye kubimenya kandi ari benshi. Abantu ntibakikunde ngo bakabye ibi bintu. Iyi mibare yose abantu bagira y'ukuntu ngo bo bakijijwe abandi ari abapagani, njya mbona ari ironda, nimba ari ironda amadini, nimba ari ironda biki sinzi izina ndi bubyite. Ariko iyo ufashe umuntu ukamugira igicibwa kuko adasenga, ukamugira igicibwa kubera ibyo yambara n'uko asa, biriya bintu nta hantu mwigeze mubisoma muri Bibiliya. Nimureke mbabwire, umuntu mubi nakwirinda ni umuntu wambwira ngo uze mu masharire uze ufashe gukora iki cyaha. Uwo we namutera utwatsi nkanamubwira nti ndakurahiye ntabwo nje. Ariko umuntu w'umunyabyaha antumiye nani, umuntu w'umupagani nkuko mubita ngo nabapagani gasa kuriya, bambara kuriya, bareba kuriya, akantumira ati uzaze kunsura, najyayo. Ambwiye ati ndashaka kugusura, namwemerera. Ambwiye ati dukorane ikiganiro, nabyemera, kuko njyewe mbafitemo inyungu nyinshi abantu badafite. Ntabwo ushobora kubwiriza abantu no guhindura abantu kandi udashaka kwegerana nabo, udashaka gusangira nabo, warabagize ibintu biri hariya. Akarorero k'ikintu umuntu akwiye gutekereza kikamuha imbaraga ni ukuntu n'Imana yo mu ijuru iyo igiye gutanga imvura, iyi habeza ikayiha n'ababi. Imana iyo irinze abantu muri kwasiteri ntabwo ijya irinda abanyamasengesho ngo abasinzi ibamare. Imana iyo ije gutanga ubutabazi ibuha abamanyura amazi, ikababuha n'abaraye mu butayu. Imana iyo ije gutanga imbabazi, iyo ije kurengera, iyo ije gusubiza, isubiza abasenga igasubiza n'abadasenga. Nimba Imana itabasha kurobanura abanyabyaha ngo ibagirire nabi, hanyuma abayubaha ibagirire neza, ntabwo njyewe ari njyewe ushinzwe gufata abantu ngo ni abanyabyaha, hanyuma ngo hagati yanjye n'abanyabyaha mashyira igikuta. Umunyabyaha uzasaba kwifatanya nawe ibyaha nzamureka, ariko umunyabyaha wanyegera akanyaka serivisi nabona, akanyaka ibitekerezo, akangisha inama, uwo nguwo ngomba kumwumva. Buriya aho kugira ngo nicarane kuri kamera n'abapasiteri babivanga binyatse, ngewe nakicarana n'umuntu ruharwa abantu bose bazi yuko ari mubi, ntabwo naterwa isoni nawe. Kuko muri bya biganiro tugirana, muri bwa buzima dufitanye, muri kwaguganira, kwagucatinga, ashobora kumbwira ijambo irye ambwiye, nkamubwira ijambo ry'umucyo kandi rishobora kumubera umuti umuhindura. Rero gufata umuntu ngo uyu ni umunyabyaha, hari amakosa menshi abantu baba bakora. Amakosa ya mbere baba bakoze ni aya ngaya. Uwo munyabyaha uvuga ngo ni umunyabyaha, abaye ari musaza wawe ntimwazongera gusangira ku meza amwe. Abaye ari musaza wawe ntabwo mwakongera guhurira muri saro hamwe. Abaye ari mushiki wawe se, abaye se ari papa wawe umunyabyaha, abaye ari mama wawe, abaye ari mukuru wawe, abaye ari murumuna wawe, ibyo bintu mwigira. Nimba uzi ko ufite abavandimwe badakijijwe, ukaba uzi ko ababyeyi bawe badakijijwe, kandi mama wawe akagutuma ukamutumikira, mukabana mu nzu imwe, ubuzima bugakomeza. No mu bundi buzima abasenga n'abadasenga bakwiye kubana neza mu mahoro, udahoye umuntu ko ari umunyabyaha. Ibyo bintu ni imyumvire, kandi bamwe babikora burya n'agakiza nta nako babifitiye. Kuko umuntu ukijijwe neza 100% ntashobora gutera ishoti abapagani. Ngewe rero rwose umupagani mubi nabona ngo ni umuntu mubi, ni umuntu ushobora kuza anyigisha kubahuka Imana no kuyituka. Ariko abandi
nta kintu ngewe biba bimbwiye. ni abantu baba barigize imyoze bigize abakirisitu kandi nta nako mugira burya bene abo nta n'agakiza bigirira kuko umuntu ufite agakiza akunda abantu badakijijwe mu rwego rwo kugira ngo ibimurimo bibe byabajyamo bikabahindura. kandi reka ngenzi ko ntabwo Imana nzi ko Imana itatwandikiye inzira zimwe zo kujya mu ijuru. Buri wese afite uko azagenda n'ukuntu azakizwa n'igihe azakirizwa. hari n'ukizwa agiye kwipfira. hari n'ukizwa mu gihe cyo gupfa akagwa, hari n'uwibera umupagani mu gihe cy'urupfu rwe akaba umukirisitu. ibyo ni ibintu tudakwiye guciraho amaze nk'imyaka 30 struggling ibyaha wirinda utuntu twose ukora utuntu twose ku murongo sargi arayirya kuko ariyanjoyinga umunsi wo gufasha akaba arihari. ibintu by'Imana ntabwo bimenyerwa. kandi rega Yesu yaje kureba abantu abapagani kandi reka ngereka kandi no kuba uri pasiteri cyangwa uri umukozi w'Imana cyane ntabwo tuzabibwirwa nuko wateye ijisho abanyabyaha, kuko abanyabyaha ni iwawe urabatunze, iwawe mu rugo waranababyaye yamaninja yose y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. umuntu yinywera inzoga sibyo akinywera akazana nk'amacupa 5 iwe cyangwa akazi akayinywa n'abashuti be bakinywera bakaganira bagatera story bakareba filime buri wese agataha ukwe. mwebwe muricaye mwebwe mukijijwe muricaye uvuze umuntu muhereye mu bworo bw'ikirenge, uvuze papa, uvuga mama, uvuga famiye yose, umena amabanga yose uzi, abantu mwasenganye bose umena amabanga, ibintu byose utuntu twose urabanegurura bagayura basebye. ubwo ngiye bamitishijemo najya kuri urwo ruhande rw'aba bantu cyo kibazo barokore umuriro kuri ugira amagambo, abantu bagira amashyari n'amagambo arutwa n'umurozi uroga pe, uroga buri ukamusaza karoga bizi karo, kuko umuntu urogesha amagambo abarimo tujye tureka nyine guca imanza, buri wese ubundi aba afite uko abanye n'Imana kwiwe, sibyo? kandi burya nta muntu udasenga kandi ubwo abantu bose babana n'Imana hari n'ababana n'ibyo bashaka bahisemo, ariko nta mbaraga tugira zo guhindura abantu. ikindi nta bushobozi twahawe bwo kuzajyana abantu ikuzimu ngo abandi tubajyane mu ijuru. iyo umuntu ufite icyo umurusha uramusengera cyangwa ukamubwiriza, ntabwo umukritika we cyangwa ngo umugire ikivumo. hanyuma rero turimo turagana ku musozi w'ijoro kubaza, urabona ku bintu by'amadini, ibintu amadini niba ari amatorero sinzi kubitandukanye, ariko ibintu by'imyizerere kabwego bya gikristo, abantu bizaba ibintu by'Imana mu Mana na Bibiliya, abantu nyine b'amadini, abantu basenga, sibyo? gute bakabaye bakwiriye ko barimo baracontributinga cyangwa se barimo baraha akaboko cyangwa bafasha ibihugu byabo batuye, kuko nawe ujya uvuga ngo hari igihugu cyo mu ijuru n'igihugu cyo mu isi, kandi igihugu cyo mu isi cyakoraniye kukibamo, n'icyo mu ijuru ntabwo babasha kuhabamo. wa mugani wa Sani ngo niba sindakanira winyibutsa Sani ubwo nyine ibyo wakoreye hano mu isi, wa mugani abaye ari byo wasanga mu ijuru, sibyo? Sani kubaza ngo ese ibintu ukorera mu isi, Sani ibyo yavuze ni uko bwo mu ijuru dufitemo amazu, ayo mazu abaraye yandikwa n'ibintu dukorera hano mu isi, ngo abantu bataha bakarara muri nyakatsi, ngo hari n'abantu bazasanga ari igiti gusa, ngo hari abazaba barashije gusa, sibyo? nisa niyo bivuze sinzi murabivuze. ni gute abo bantu bagakwiriye ko barimo baracontributinga cyangwa se barimo barafasha igihugu cyabo mu buryo ubwo ari bwo bwose? ujye dusobanurire neza kuko turimo turasubiza. ubundi rero reka nkubwire, ubundi umuntu umwenegihugu umubwirwa n'ubwenegihugu afite. nko muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abantu bitwa abanyarwanda ariko batarabona ubwenegihugu. hanyuma wemererwa ko umunyarwanda ari uko ufite ubwenegihugu, kandi umuntu wahawe ubwenegihugu bw'igihugu abamo aba yaramaze kumenya ururimi rwabo, afite na bimwe mu bintu bigize igihugu, navuga ngo umurongo ngenderwaho igihugu gifite.
buriya rero nubwo mubona ngo abantu bose ni abakirisitu barasenga, twebwe niko tubifata kuko ariko tubibona. Umuntu akaza ngo ndi pasiteri cyangwa ngo umukozi w'Imana, mbese umuntu ugasanga yaje afite ibintu yiyise, ariko wajya kureba ugasanga ntasa n'ibikorwa akora. Ariko burya Imana yo mu ijuru hari naho tuvuga ngo ariko se koko ngo umukozi w'Imana akora ibintu nka biriya, hanyuma Imana iri mu ijuru ikadusekerayo kuko ivuga ite se aba barinda bavuga ngo umukozi wanjye yikoze ibintu nka biriya, uriya nigeze muha akazi. Ariko burya abo yagahaye babikora neza. Abantu Imana yahaye umurimo ntabwo bajya babaza uko bawukora, nta nubwo bajya bawica barawukora, kubera yuko ntabwo Imana ishobora kuguha akazi utagashoboye. Nk'uko igihugu umuntu wese kijya guha akazi bareba abashoboye bafitiye ubushobozi, wanakageraho wabikora nabi bakakwirukana. N'Imana rero iba ifite abantu yahaye akazi kandi baragakora banagashoboye. Burya bo mubona batagakora batanagashoboye ni uko itigeze ikabaha cyokora baje kuyiriraho. Hari ukuntu umuntu arira ku Mana akavuga ngo nimbwira abantu ko ndi umuntu w'Imana barangirira icyizere bakabigenderamo gutyo. Ariko muri rusange ikintu twahawe gukora nk'abakozi b'Imana, twahawe kubera Imana abambasaderi, tukayikorera ibyo yagakoze ihibereye, tukanayivugira ibyo yakavuze ihibereye. Niyo misiyo twahawe, kandi abakozi b'Imana babikoze gutyo izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro ndetse umurimo wakaguka cyane. Ikiganiro cyari kimwe cy'umutwe, ahubwo ikintu cyane nshaka kukubaza cyane mananyuma. Urabona twa tuvuga ku bintu by'imyizerere. Twa tuvuga ku bintu by'imyizerere, buri wese akaba afite imyizerere yiwe n'ukuntu twabasha kubana neza kandi utamputaje nanjye ntaguhutaje, sibyo? Sinzi ukuntu uri bukinsubizeho. Noneho ababyeyi tuvuge ku ruhande rw'ababyeyi kudukurikira, nawe wakoze cyane kudusubiza, nawe wakoze Charlene. Abantu rero murekere kugira ambasaderi y'Imana, baba bambasaderi ku isi, ariko barekere kwigira maneko se z'Imana za secrétaire simbizi. Murekere gushimanza kuko Imana yo irahibereye, izi kwikorera patiruyi, izi kwireba kuko ntago patiruyi yego. Okay, icyo cyose wowe ugira umubano wawe ugirana n'Imana yawe, kuko buri wese afite relationship yiwe yihariye n'Imana, afite ukuntu Imana ye yitwara n'Imana ifite ukuntu imutwara. Rero mwakoze cyane. Numva ikiganiro kitakureba ucyohereze uwo kireba. Murakoze. Abatarakora subscribe muyikoreshe, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibaha umugisha.